Kristo Yesu akuzwe. Mpagaze hano rero ndi kumwe n'umutware wanjye, ndi umwana wa Bernadetta wa kabiri. Mbere na mbere mbanje gushima uru rugo yabayemo, mbanje gushima bikira cyane. Uru rugo yarugezemo muri 82. Urumva yari amaze imyaka myinshi. Nge niga kumusura no kumubona neza namusanze hano. Kuko ntago yagiriwe twagiriwe amahirwe yuko abana na papa ngo barambane, twamenye ubwenge dusanga baratandukanye. Tubona undi mubyeyi uturera ko twari no muri famille nini. Igihe cyaje kugera rero arwara paralize arayirwara, arivuza amavuka Ikibeho. Yarafite imitungo hano, hari bisenge neza be nababonye. Aragurisha imitungo ye yose, arivuza biranga. Naho yari yarashatse hano iwacu mu majyepfo muri Kamonyi, yaje nabo kuhivuza kuko yarashoboye, yagendesha akaguru kamwe n'inkoni ukabona nta kibazo. Yagaza kudusura, akajya mu misa, akajya mu misa kuri Sainte Famille no kuri Saint Michel. Mbega wabonaga nta kibazo. Tuza no kugira gahunda yo gushaka kumuzana, jenoside ihitiba, ntibyaba bigikunze. Igihe cyarageze rero mama aza kongera aza kumugara noneho burundu, nakakaguru n'akaboko yakoreshaga by'inkoni nabyo bivaho. Aribwo yahise yicara mu igare. Hano baramubana, baramurera. Nabibonye hari n'abandi benshi. Igihe cyarageze twajya tuza kumusura hano, niho mu rugo hari iwabo, tukajya tubamusura. Ubishoboye wese akamusura, inshuti zikamusura, abavandimwe. Njyana muri umuntu wanjye hano Itumba nawe akamusura. Yabaje gusurwa cyane, twaramusuraga uko tubishobojwe. Mu burwayi bwe rero yakomeje kujya duhamagara ati ndarembye, ndarwaye, ndumva ntameze neza. Ba manseri barabindusha kubera ko bo babizi. Abamureze nibo baza kuvuga ubuhamya bw'ukuntu yaje kurwara. Gusa ku munota wa nyuma yaraduhamagaye ati sinzapfe ntababonye. Nge nawe umutware wanjye twaraje turamusura, avuga ati ariko nubwo mugiye ntimuzansanga. Turavuga ngo ni kuhora tuzagusanga. Ati ntago muzansanga, ndumva bigeze kure. Manseri yaje kumamagara, tumaze icyumweru mpavuye. Arampamagara ambwira ati mukecuru ameze nabi. Ndavuga rero ni mu minsi mikuru, nta modoka nabona kubera iminsi mikuru, reka nzaze ubunani buvuyemo, nze no kumuha Noheli. Ato yararembye. Hari umumama ngira inshuti yanjye hano kuri kaminuza, ndamubwira ngiye ndebere mukecuru kuri Noheli, umushyire na Noheli. Yaraje, ahageze aramureba, arambwira ati ninsohoka ndakubwira. Ariko mukecuru turavugana, arambwira ati mwana aterega ameze nabi, sinzi kuzansanga. Ndamubwira nti nzagusanga mwana, ntihumura rwose, ntugire ikibazo, nzagusanga, nzaza nyuma y'iminsi mikuru. Hashize yabimbwira, yaje ari kuri Noheli uwo mumama kuri bukeye Noheli yarayibaye. Manseri arampamagara, arambwira ati mukecuru birarangiye, ati kandi twari tumuvanye hanze. Ndavuga nubwo yasezeraga. Nuko mama yatashye. Mama rero yari umumama yaranzwe no gukunda abantu. Yagiraga urukundo, abantu babizi barabizi. Mama yagiraga urukundo cyane, n'umuntu yabonye muri rimwe akamukubaza umese kana karaho, kandi wenda muheruka kera. Hakaba nabe yatubazaga bapfuye ngo mbese baraho, uti abo barashaje. Mama yarangwaga n'urukundo, yagiraga urukundo cyane. Yewe ahubwo wamubwira uti nzazana umuntu agusure akishima. Mama yari wa muntu wihanganaga, mu burwayi bwe yarihanganye. Ikindi nakongeraho,
mama yarambwiye ati mwana ati koko ubu nzapfe mbura umuntu nibuza wajya nsengera koko ati ubu nzapfe nzabura umuntu uzajya nsengera mu bana banjye. Ndangije namubwira nti ma ngiye kuba umugaturika kugira ngo nzajye ngusengera, usibye ko ntariyakiriza ariko maze umwaka njya mu misa. Tutuye kiriziya hafi ya kiriziya, simvuga ngo nananiwe, simvuga ngo nananiwe, simvuga ngo ndarwaye. Niyo naba ndwaye najya kuko ni hafi, ni nko kuva hano ukagera hano. Paruwasi ya Karamahiri ni hafi y'iwacu. Ngerageza ibishoboka byose. Kuri Pasika mba narabaye umugarukiramana neza, noneho birangira no kwifatanya mbona bizatugora. Ndavuga ntariko n'ubundi gihe kiracyahari. Ikizima nuko yasize abizi ko nabaye umugarukiramana. Narabimubwiye arishima, arambwira ati koko ati byaje gute Agata we, ati koko byaje gute. Ndavuga nti ma rwose byarakunze. Arishima, ndavuga nti humura rwose nzajya ngusengera, nzajya ngusabira misa, ibintu byose nzajya bigukorera. Niyo mpamvu twagize igitekerezo cyo kuza gukurira ikiriyo hano no kugira ngo tumusabire misa. Abantu bashatse ko tubabishyira Karama iwacu, ndavuga nti hoya urugo rw'iwabo ni ruriya, hano ntiyahabaye, nta n'umuntu umuzi, tuzajya tubiganiraho. Aravuga ndavuga nti tuzajya tujya i Butare. Ibyo byose rero Nyagasani nadushoboza rimwe mu mwaka tuzajya tuza hano. Ubwo hari n'umwana wari umuzukuru we utaramubajije kumushyingura, nawe yarambwiye ati ndagiye ntabwo azansanga, uzamunsezerereho. Ndamuhamagara yari hanze, ndamubwira nti mukecuru ambwiye ko ngusezeraho atazagusanga. Abantu bose tuza hano, hari n'undi aravuga ati mumpamagara abantu bose mbasezereho ntibazansanga. Abatari bari hafi ye ndabahamagara, ndavuga nti mukecuru arwaye ntimuzamusanga. Ari ugasanga nyine ari bya bindi yavuga ati oya muzamusanga, tuzasanga kiriho nta kibazo. Nguko uko mukecuru yagiye. Mama wanjye yarankundaga cyane, mama wanjye yarankundaga, ni ngewe nsigaye njyenyine mu bana yabyaye, abandi bose bapfuye muri jenoside. Ubwo rero ndashima ababikira cyane cyane, ntabwo nzabibagirwa igihe nanjye nzaba ngifite imbaraga, nzajya nza kubasura n'ukuri, sura n'abakecuru babanye nzabasura. Ibyo ni ibintu mvuze Imana izabimfashamo. Nzajya mbasura rimwe mu mwaka, ariko nzajya nza rimwe mu mwaka, ntabwo navuga ngo nzajya nza buri gihe, ariko rimwe mu mwaka Imana nishoboza nzajya nza. Tuzajya tuza mu misa hano, tuze ko niyo tutaza no mu misa, ariko umunsi yitabiyeho Imana nzajya nza mbasure. Nimba afite icyo nsigira abakecuru ntibasige, ariko nzajya mbasura. Ubwo rero iby'uburwayi bye murabibaza abamanseri ba hano, sinavuga ngewe ngo ndabuzi, kuko ubwo nzi ibyo nzi n'ibyo mvuze. Murakoze, Imana ibahungisha. Kristo yeza kuzwe. Ikindi ndashima abantu bamperekeje mbivanye ku mutima. Imana mwese ibaha umugisha, nanjye ndabakunda. Uyu mupadiri ndashima, padiri yavuye Ikibangu Nyabinoni. Padiri ni inshuti yacu, ariko ndamushima. Yego mukuri ndabashimye, mwitanze mu mvura iki, abasize imirimo yabo. Hari abari bageze hano ubushize, hari n'abatarahageze, ariko ndabashimye. Hariya rero hari umwuzukuru we, ndumva nawe mwaza abuzukuru b'abahungu babiri bari hano, ndumva mwaza kubaha ijambo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Agata yishimye, nanjye nzampare. nuko nanjye nzampare. Reka nk'uko babigize icyifuzo, kandi ntabwo ari kibi, nacyo cyatuzanye. Tuva nta muntu waje hano yirukanka, n'ubundi reka n'abo bana tubaha umwanya bagire icyo badutangariza batubwira. Gasaro TV. Isomo ryo mu gitabo cya Yobu. Icyampa ngo amagambo yanjye azandikwe, bayashyire ku rubaho rw'umuringa, bakoreshe ikaramu y'icyuma, maze bayasharage ku rutare ubutazasibangana. Njyewe nzi ko umuvugizi wanjye ariho, amaherezo azatunguka ku isi azandengere. Namara kunkangura
azampagarika iruhande rwe, maze mbonere Imana mu mubiri wanjye. Koko ni njyewe ubwanjye uzayirebera, nzayibonesha amaso yanjye bwite atari ay'undi. Ngiyo inyota yuzuye umutima. Iyo mwibwira muti tuzamuturuka he, tuzakura he icyo tumushinja mu rubanza, mujye mutinya ko namwe inkota yabagwira, kuko uburakari buzibasira abagome, maze mukamenyeraho ko urubanza ruzabaho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahirwa abagukunda, bakubana umutima mwiza, bakanakurikiza ijambo babwiriza igihe cyose. Nyagasani nakingurire umuvandimwe, umubyeyi, inshuti yacu Bernadette madamu umuryango w'ijuru, kugira ngo agere iwacu h'ukuri, aho urupfu rutarangwa, mu bwisanzure bw'ibyishimo bidashira. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimugira amahoro. Bakristo bavandimwe, bana bavandimwe, baturanyi namwe bamenyi bose b'umuryango wa Madamu Bernadette, ndabaramukije mudamukanye n'abakirisitu Kristo Yesu akuze. Muraho neza. Uyu munsi turabwira Imana twishimye kubera Pasika. Pasika ikaba ari igihe cyiza cyo gufasha abantu kumva umukiro Yesu Kristo yatuzaniye. Mu bintu byinshi Yesu yakoze muri Pasika yazutse, yabwiye intumwa ze ngo nimugire amahoro, kuko zari zarahungabanyijwe n'urupfu yapfuye. Nanjye rero ndabwira abo bose maze kurondora ngo nimugire amahoro kandi mwishime, kuko Yesu wazutse yatubereye umuhuza, aba umuhuza w'abazima n'abapfuye, kandi abacu bapfuye bizeye, bamwizeye, bazakomeza kubaho no kugira ubugingo bw'iteka. Turi hano rero kugira ngo dukomeze umuryango, dukomeze inshuti ze, kandi tuzibwire ko ayo mizero yacu ari nayo y'uyu mukecuru tuje kongera gutura Imana, aribwo buzima, ari icyerekezo cyacu twese, ko rero tutagomba kugira ubwoba, kuko ejo hacu ari heza.
nemereye imbere y'Imana ishobora byose Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze atugeze mu bugingo bw'iteka. ndagira ngo nshimire uru rugo rw'ababikira ba bene abizera Mariya iki gikorwa bafite cyo kwita ku bakecuru n'abasaza mu butumwa bakora buri munsi. Ni byiza yuko tubashima kuko bita ku bacu hose kandi bakabikorana umutima. Umubyeyi uri hano bakamugira nk'umubyeyi wabo. Burya twese dufite ababyeyi turabizi, aho kugira ngo wibuke kubera imihibikano y'isi, kugira ngo twibuke ababyeyi bacu, tubaho umwanya nk'uwo babaha, ntago bidukundira. Rero iyi mpano bafite muri ubu butumwa bakora bwa buri munsi, ni ukuri turabashimira kandi Imana iyibahera umugisha izanabibahembere. Ibahembere rwose. Ngira ngo rero
buri wese ajye uko abishoboye ajye batera inkunga y'isengesho cyangwa se n'iy'ubushobozi busanzwe kugira ngo iki gikorwa gikomeze kigende neza, abacu batubyaye ntibakabure ababitaho ngo batahe iwacu ijabire kwa jambo basa naho hari twabatereranya, ahubwo bijye bibafasha gutambuka neza kandi bavuge bati koko hari abo dusize inyuma, hari abazakomeza kwita ku bacu. Urukundo ruracyogera mu mitima y'abantu. Ndagira ngo mbashimire by'umwihariko babikira bizera Mariya, mwebwe mwita kuri mufite inshingano zo kwita kuri abakecuru n'abasaza. Imana izabikomeze kandi ibahe umugisha udakama mu rugo iwanyu n'umuryango mugari w'abizera Mariya. Murakoze. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, turakwinginze ubabarire umuyoboke wawe Madamu Bernadette, duture iki gitambo cyo kutwitwaraho kuri uyu munsi twaje kumwibuka, kandi dukomeza umuryango we ukomeze kwiringira no kwizera no gukunda gushijeho. Maze koko uyu mukecuru umubyeyi wacu umuvandimwe niba kirangwaho ubwandu bw'icyaha cyangwa se urusembwa rwa kamere muntu, ugirire urukundo rwawe umubabarire kandi umusukure ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Imitima yanyu ihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza kukwamamaza nanone mu bihe byose Nyagasani, ariko cyane cyane kugusingiza by'akarenga muri iki gihe turimo, kuko Kristo ari Pasika yacu yatanzwe. Niwe abana b'urumuri bakesha kugana ubugingo bw'iteka, n'abayoboke bawe bose bakamukesha kugurirwa amarembo y'ingoma y'ijuru. Koko rero urupfu rwe rwatsinze urupfu rwacu, maze izuka rye riba inkomoko y'izuka ry'abantu bose. Nicyo rero gitumye isi yose aho iva ikagera isabagera yasazwe n'ibyishimo bya Pasika, n'abamarayika bose bo mu ijuru bakaririmba igisingizo cy'ikuzo ryahawe, bavuga ubudahwema bati
nyir'ubutagatifu nyir'ubutagatifu koko uri nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose none duteraniye imbere yawe twifatanyije na kiliziya yose kugira ngo duhimbaze uyu munsi muhira isi yose yaronseho umukiza Yezu Kristu imubyariwe na Bikira Mariya ataretse kugumana ikuzo ry'ubusugi. None rero mubyeyi wacu turagusaba twisunze uwo mucunguzi ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu umwami wacu. Igihe yagiye kugabizwa ububabare n'upfu ku bushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze uko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko yahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Kristo yatsinze urupfu, Kristo ni muzima, Kristo yinjiye mu muryango kandi ishyaka ashoreye intore zose. Amen, amen, alleluia, 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 alleluia. None rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no gushengera tuguhereza amaturo kandi turakwinginga tworoheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo roho mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yawe yegeye ku isi hose maze ihego rya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francesco n'umwepiskopi wacu Filipo Rukamba n'abatorewe umurimo wa Ritari bose. Wibuke nyagasani y'umuja wawe Madame Benedette
uhamagaye umuvana kuri iyi si, ubwo yunze umwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, umuhe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi Nyagasani n'abandi bavandimwe bacu, ababyeyi, inshuti, abagira neza bacu, n'abandi bose bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi usanzwe ufitiye impuhwe, bose ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze Nyagasani ngo natwe twese bateraniye hano tugirire impuhwe, tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka, n'intumwa zawe ntagatifu n'abatagatifu twibutse uyu munsi, n'abazina bacu batagatifu, n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingiza tukurata ku bwa Yezu Kristu umwana wawe. Gasaro TV.